nikimara kugera ukamenya yuko umuntu ari ibandi, umuntu ari umushizi w'isoni, umuntu ari indaya. Bivuge ntyo? Yego, ntacyo bitwaye. Tukiburi imbwa turivuga amazina yayo. Aho niho uhita uvuga ngo imbuto zagize zite zagaragaye. Ukamenya ngo uyu muntu ntabwo ari bungushe kuko njya gukizwa ntagare wamamagaye. Niba yaranaguhamagaye rero ufite ngewe naraje navuga ibi umuntu hanura atya kuri izi social media si umuhanuzi. Mwanga kubyumva mu ntera amabuye ye yererewe ariko abafana muzi gufanatiza. Sibyo? Yego. Bura fanatizime ni nziza ariko fanatizime igiyoborwa n'umwuka w'Imana. Tega amatwi nkubwira, tega amatwi gatoya. Ariko arabantu natenze mbere yuko unyumvisha. Nabo barabazi kandi ko nabatenza abo bantu. Ese kutabavuze. Ngaho nyumvisha. Ngaho nyumvisha. Noheri muhungu wanjye. Batogose ubwonko ubasaze bareke babire. Gusa iyo ibi bintu wari wabishize kuri channel yawe yari guhita izamuka. Ndakwemererega ubundi wowe urategura wowe ubihorere bamuke nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye mba nirinze kuvuga nkicecekera we bayaze gusa kandi n'ibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure njye rwose ntugire ikibazo sawa bihorere bakomeze biyabize si umuntu se barabona riri buye itameneka cyangwa ni ibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereza mbabwira mukanga kunyumva mukantera amabuye uri mu bantu natenze n'amana naguhagaritse urankurikira neza igihe rero kigaragaje ibyo navugaga njye ni umuhanuzi wa nyawe nyakuri agira abantu inama zo kureka ibyaha. Reba hano ndavuga undeba noneho uyu munsi nendaza usigaye unyibasira none ndavuga undeba umuhanuzi utagira abantu inama zo kureka ibyaha akabashyira mu byaha uwo n'umuhanuzi nyabaki yatumwe nande zahanura gute benura kubenura sa ni kamyo ni togotogo arabenura iki umuntu baramubenura iyo ni imvugo y'inyandagazi ibyo bintu ntago mbyemera iri vuga butumwa ryanyu nimba umuntu abwiriza ubutumwa bwiza agakangura abantu gusambana aru akabwe ngo nimureke ibyaha urisubye nimba ari ikintu cyambabaje iryo ntago ari vuga butumwa ryiza nyine nakubwiye ngo mukanye nakubwiye ngo tubita abakozi b'Imana igihe kitaraberekana igihe cyaragize kabereka nibwo tuvuga ko biyitirira abakozi b'Imana ngombaza baza rwose niyo muntu wabwiye mwese umunsi wihangane ndayambashyira mu gatebo kamwe ndishyiramo nta kibazo sibyo nimba muri kuvuga irivuga butumwa ryanyu ngo tegura ministre bishatse kuvuga yuko mu byavuzwe byose yateguye ntago ro twibasiye abantu please abantu babyumve neza uyu munsi naje mfite n'umubabaro bihangane mfite umubabaro nimba nshobora kubana nge n'umuntu ngereka myivuge nkaba nawe amezi angahe umuntu anyishemo ntaramenya mvuga ngo n'umukozi w'Imana ibintu bikavugwa biteye uko akambwe ati ni amateka ngiye hahise cyo nakoze navuga ni ari abantu bari kutubeshya bavuga ibyo bakora ati ni amateka yacu yahahise twaraye abangawe ko twarashize kumbi bahinduye strategy babikoramo basambanaga ka rubanda barimutse bava mu marogi bajya mu mazu yabo ariko nigeze ngakubwira ku kantu nakubwiye ngo hari abantu birababaje biteye agahinda kuba wajya kumva voice nayumvise ngewe ariko nkumvijwe n'iryawe kuko ntabwo ari mbere tugukurikira subwa kabiri yewe turakumenyereye pe ku buryo nuwaza bajya bafanga umuntu akenera kwishikira umuntu ariko nyirizi ni impamvu nkwibarije ngusirijwe n'iryawe urabyemeye uko ari iryawe none se birashoboka ko umuntu w'umukozi w'Imana yajya mu gakino bivuga ngo nibyo mukora byose muri kudukina byonyine n'amagambo wakoresheje uvuga birababaje biteye agahinda ntabwo yakaba yari umukozi w'Imana rwose umbabarire naba ntabwo ndumo vuga butumwa ariko nkunda Imana kimwe nuko ndi umukristo kuko namaze kumenya neza kuvuga ubutumwa ntabwo ari ukwirirwa uvuga nshobora no gukora ibikorwa byiza nkaba navuze ubutumwa kandi nakunda n'abantu nkaba navuze ubutumwa none kuki muri kwandika izina mukaryandika neza ariko nyuma yaho mukongera mugasubira inyuma
nanone mukabivuguruza ntabwo nzi ko nabona uko mbivuga none reba uwasomye nk'ubu usoma ayo amakomenti ari kugira gutambuka ari kuvuga ngo burya teuje hari n'abari kuvuga hari n'uwanditse komenti numva nanjye mbitekerejeho cyane iriya ya mama Gasari igihe wamubwiraga ngo ugiye kumuzingura umubyeyi wicaye uri kurera abana ufite igikomere cy'umugabo we kitararangira uranyumva akagira ikindi Imana yavuze itagize gute itavuze nacyo kitaravamo noneho hituhirika benura urumva atari kumwandagaza ibira bintu ntago bibyemera narabibabwiye ngo umuhanuzi wanyawe w'ukuri nubwo igihe cyaba gitinze azagaragara ko ari we cyangwa atari we si wabyivugiye se hari umuntu hari urushiko bamushetse oya burya icyo umuntu ari cyo baragendana kandi baranaturanye uyu muntu aje guhanura hano Yongwe uri kunyumva neza muri iyo minsi Yongwe arafungwa urandeba ndeba nguhanurire nanjye niba dushaka gutwika mbanure mu gutwika ibyo bintu Imana ibivana mu izina rya Yesu nyine nyagira ngo reke ikiro kiganira iki kigire byuzisha ibyo rero nta hantu byageza abantu urangurikira nta naho byashyitsa ubwoko bw'iki bw'Imana nepo wabishatse gutegura abantu barategura aravuga urangurikira Yongwe urafungwa si yafunzwe ninjye wamwakiye bivuga nyumva se yabihanuye muri icyo cyumweru Yongwe agira ate arafungwa urumva gutegura icyo bisobanura ngubwira ikindi hari umuntu uza agategura akantu abizi neza hari amakuru agize gute afite ndagwereza ibintu bibiri hari uhanura ibyo mu makuru hari n'uhanura ibyo afite ibimenyetso byari byo byose simba kanya k'ubuhanuzi abahanuzi barahari irirana ari muzima yigeze mpamagara ati sati ko tuvuze ati nigute nsobanura ngiye byiza njya nkumva usobanura ati sobanura ndamwani bundetse niriri birayi ati njye natanze n'amaturo niki ikomeza utange donc wowe nta kintu wamaye urazaza ngubwira iki ngubwira ibiki kumana nibyo reka bivuge hari ibyo bamaye narabisabye sasengura muri Nyuma ntabwo hanuze nitwaje ntabwo kuza nkategura nabishobora nanjye urangurikira ariko ntago nabikora kuko nzi umwami ngize nte nkorera kuko umunsi nabikoze jeni ubutumwa uri gutanga irinde kuvuga amazina y'abantu niba kuri iki biganiro hari ahantu agiye avuga ngo nepo ndakwiyamye ntubisibe bino bintu ni ibyanjye n'ibyo bivuze ate kandi nje niteguye kubizera ko n'Imana ibintumye ntago nigize ukanga kudukata ntago nigize ndukate ko cyane gatoza nawe n'Imana nakuburiye ubutumwa menye ko ugomba gutanga ubutumwa arambwira ati naho tugarura mu biganiro ariko nanjye ntugarura ariko abantu nibabyumve niza amashuri 3 ya primaire atari ko mfite ubwenge buruta bw'umuntu wize masters kandi ntayo ufite niko yandusha ubwenge byarabimbwiye ibyo nabyo ntago biba cyangwa ni iki ngiki mu minsi twabanye mu minsi mike baravuga ati Theogene uruyu nguyu n'uyu nguyu hari n'uwambaje ndavuga rwose Theogene umukozi w'Imana kuko ntabyo narinzi kumenya umuntu biragoye yego ariko ndamusanga uramuganira mu bishigano kishize nabivuze ariko nakuvuga amazina bihanga umunsi navuza amazina nuko mbabaye kandi uravuga akana akari Imana yaduhaye nanjye ndimo n'umuntu wese ukurikiye mu Imana kuko abantu bahembuka ariko umuntu waza gutoba aza gutuma mu turagira ngo dusobanure ibintu byari bimaze iminsi bisobanye ndavuga nti ibi bintu bari kukuvugaho yego ufite abantu wateye inda usambanya buza gusengera ibi bintu bafite abana wihakanye biki n'ibiki ibi bintu n'ukuri ko bavuga ngo ufite umugore mu nzu ntago nenza hatuye ibi bintu n'ukuri arambwa ati ibintu n'ukubeshya ati cyakora ambwa afunzwe nibwo namenye yuko afite umugore babana mu nzu misi najyaga kujyayo najya kujyayo akaba yamweje ngasanga ari wenyine wenda ajyana nibwo nagiye nsangamo inkweto mu nzu bakunda Imana izi nkweto bite atenza sitambona raje mfite n'umwana uyu munsi bari kumwe kandi bihangane ko mbivuze gucya nawe yihaga sinjya nkora ibintu biganiro ariko ndashaka gutaba kuri kugira ngo atajya avuga hari abantu mbishe bavuga ngo nepo kandi yaravango yatandukanye n'umugore nepo akavuga ati nepo na Theogene murafatanya mwese murafatanya cyase nje nitandukanyije nawe bw'abantu afite umugore bivuze ndababaye cyane ko n'umuntu ashobora agera akavuga ngo sha n'umusaraba ni yanje icano ntago ari ya niba ushaka Theogene harabona abantu hanyandike babimbwira ngo niko yababwiye icano ni ya nepo bivuga ku mugaragaro
baza kuvuga ngo bagiye kwanduza, baza kwanduza. Aka ni akarere Imana yatanze kugira ngo tujye twumviraho ijambo ry'Imana ribohora abantu bamenye ukuri, ko namenye ukuri ko kuzabatura. Ntabwo dukora hari amakuru ngenda asesengura. Ubwo ufite ibihamya n'ibimenyetso byatangiye yuko chene itakiriya. Bamwe batangiye kuvuga ati chano nibishaka chano wakoreshaga ijambo ry'Imana yawe ko yandure turagiye. Ntabwo chana rero nibishaka Theogene. Cyumvi cya kabiri. Ndi mu bantu bamukoresheje bwa mbere mu biganiro. Urabizi. Nje nahuye nawe mbona ari umukozi w'Imana, twahuriye muri bisi. N'ubwa mbere mbivuze kandi n'ubwa mbere nkoze ibiganiro bimeze gutya. Muhurira muri bisi. Hari impamvu bikoze kandi mbivuze. N'ubwa mbere n'abantu babakira imitima bakire. Nta nuzi mvuga gutya. Ntagira umuntu ukuvugira mu matamatama ibyo bintu umuntu abayanga. Nta nuzi mvuga gutya, ndababaye cyane kandi mfite agahinda, kandi agahinda nkamanye iminsi ni muri biganiro nagiye nkora muri no minsi, hari amakuru nagiye menya, ngenda menya ndababaye cyane kandi gusa gukurikirana no macano biragoye, ntabwo byoroshye. Twagiye mu nsengero tuzikomerekeramo, none birashoboka ko twakomerekera no ku macano. Ibyo byo ni ibintu byoroshye kuko wamugana umuntu niwe wavuze ngo kuzifungura n'uburenganzira bwacu no kutazifungura n'uburenganzira bwacu. Ariko reka mbe nakavuga ku kintu, kuri iki kintu rwose pe, ndi umubyeyi mukuru. Ikindi nanone nakubwiye ko nkunda Imana. Iyo nshobojwe ku muntu wagira wavuga ubutumwa pe, numva ari mu murongo ndamukurikira. Ariko iki gihe kirageze kivuga ngo bazaza bahanure, nibamara guhanura babwiriza n'ijambo ry'Imana, ariko uvuga ngo nimwumve imbere. Ntabwo nigeze mbamenya cyagiye vuga ngo twavugaga izina ryawe twabigeze gute. Nibwo naje kumenya ibintu ukuri, kandi ashaka kurongora kuzarongora Imana asaba umugore. Nose Imana namahereza umugore wa kandi natangiye kumenya rero muri iyo minsi mbimenye hanini byose mbimenye afunze. Abantu mutwumva mudukurikirana, reka mbabwire ibyo bintu oya hagomba kwihana. Ibi mpamvu bivuze natihana kandi bazoke oya ngice nemera nuko nemera yuko umwana w'ubugingo wese ari hana ikutari ubugingo. Oyikomereze nimba ari umunyabugingo azihana, ariko birababaje warugeze ahana afungiwe neza. Nibwo natangiye kumenya ubu nabaye umunyamakuru kubaza niba mutarutute muze ejo mutavuga ngo ntago mwumvishe ku musaraba ikiganiro muze. Nibwo natangiye kumenya ukuri ku bintu uko komeze. Nkubwiwe warande, nkubwiwe na mukuru n'umuntu twavuga nawe nuko yansabye ambwiye ati nepo ntushyire kuri social media amakuru yose ushaka ndayagoye ko ntuyashyire kuri social media. Batenze bari gukorera mu biganza by'abadayimoni bataratengurwa. Umuntu wese natenga kuri izi kamera agomba ari gukorera mu maboko ya Satani, cyereka naza akihana akabona agatengurwa. Rero nakomeza hano ari guhanura n'abadayimoni barahanura bakanatitira akavuga n'indi nyinshi. Yego ntago mbo watenze ndamubwira mu minsi ishize yagize ibibazo arafungwa. Aje atanyavuga ngo nagiye mu kimbo cyawe. Ndabona ni uribuka uhanura uvuga ibintu kuje nkabwira ni ibintu gukora kuvuga ibintu bihagaze ntago byagushirishamo. Nimo subira mu bigano haranyabwa yaragufungiwe. Niko yagiye avuga. Yamye leta ntago yambuze kugitari kumfunga. None se bivuze ku mugaragaro na wabyumve. Wowe urinde iki zigifungo igifungo. Aya hano mu Rwanda iyo akoze icyaha ni gatozi. Yes. Icyani cy'umuntu ku giti cye. Reka nanjye rero mbihuhure. Byamaganye bikora n'agatsiko birangije birananirana n'ubu ngubu reka nongere mbabagire. Ivuga butumwa rikomatanyije n'ibyaha sivuga butumwa nepo ntibakakubeshye. Twese dufite ejo hashize hatari heza, ngurikira neza, ariko ejo hashize hago Niba
reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho ubane namwe mu byo mukora byose, mu byo mutunze byose, Imana ibihezagire. Ndagusuje aho uherereye hose rero mu bice bitandukanye, intara Amerika, amajyaruguru, amajyepfo, irasirazuba n'uburengera bwaryo, ariko intara ya gatanu ya diaspora ntabwo njya nyibagirwa. Ndayisuhuje mwese aho muri mwumve ko tubasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi ku Musaraba TV. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana PROFETE Moses. Ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Nishimiye kubana nawe Moses. Nanjye meze neza, ndashima Imana kandi Imana niyo gushimwa kuko irabikwiriye ibihe byose. Yego. Umeze neza. Ndabona cyeko sinzi ibintu maze iminsi no kurya. Wabyibushye n'amasigo naterwa n'ivyuma. No kujya muri gym kugira ngo umuntu ahangane n'ibintu byo kuri iyi mihanda ntago babyoroshye. Bya bibazo se bigeze guhana byo nawo biracyahare. Biriya se ubu bazi yuko umuntu uje nabi umuntu yanaguterura akakwita hasi. Nagira ngo wamusengera Imana. Uyu hari igisengesho ridakora. Hagakora iz'umubiri. Abadayimoni bo gukubitwa. Reka bo gusengera. Ibi byo kuri iyi mihanda bakwiriye gusenga. Kandi abadayimoni kandi bavuga ngo bakubitwa mu buryo bwose butandukanye. Ariko ngo ntibagaragara. Yego, first of all ni uburyo bw'isengesho. Kuko ni biremwa byo mu mwuka. Rero bigomba kubitwa n'imbaraga z'Imana mu buryo bw'umwuka. Yego. Nizo mbaraga rero ndi kuvuga. Aho biba bisanzwe. Moses, nishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu uyu munsi rero. Biranejeje no kuri kwe kwa Mungu. Ndashima Imana. Tukaba tumaze igihe tudahura. None turongeye turahuye. Ngo tutishwe n'ibyaha. Turabonanye ga. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi ndumva ashaka ko vuga ibintu byinshi cyane. Ko wampamagaye urakayera. Ubona amahoro ra? Urabibona nawe n'uburyo ndi kuvuga sibwo sanze. Ndabana amahoro kweri. Ariko uyu munsi maze iminsi ntago ari uyu munsi gusa, ariko uyu munsi bwo guhera ibyakubabaje Imana ibivanaho kandi bigutsindire nagize agahinda, ariko agahinda afite suko wambwiye nabi cyangwa agize gute. Nagize mfite agahinda muri no minsi ko umurimo w'Imana cyane k'abakozi b'Imana. Twizera ngo muri abakozi b'Imana twarangiza tugasanga muri amasega. Ubwo nanjye ndimo ndagushyiramo kuko ntago nabandi bari kuza bavuga ko ari abantu bazima. Abanyumva murebe nisegara cyangwa ndi muzima. Ni ikibazo gikomeye kuri iyi mihanda. Abumwe gatukisha bose, ariko urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Nubwo bigoranye ubu ngubu gucangura irondo ryivanze n'ibisama, nari babwiye abantu banga kubyumva. Ubu rero byabaye akasamutwe. Ubu ngubu nakazenguruka mutwe noneho. Sinakasamutwe gusa. Yego. Ubu nakasamutwe, ako kasamutwe kanaho kamaze kunzengereza. Moze, dukora ibiganiro bya gospel, abizi ko iteka ryose iyo tugiye gukora ikiganiro tuma tugasenga. Uwiteka niwe Mana. Manzi usenga Imana twikomereze ikiganiro turebe. Yego, urera urakiranuka muri byose. Ubane natwe, uhagararane natwe, uturinde, urinde abagiye kutwumva. Amen. Amen. Moses n'uburyo usenga ni hatari. Nakubwiye ngo abantu turi kuboza ko tukababona muri social media samutabe tukanakorana. Yego. Nje ntago njya mvuga ibintu byananitangaho urugero. Rimwe rimwe nkakorana nabo cyangwa korana namwe. Mbona muri abakozi bakorana natwe. Namwe nawe ndagushyiramo nabwe ntiwihagarare turi ufitenge nta kibazo wagira. Nta kibazo rwose. Waba wenda ndashaka kuvuga no urugero ko nta kibazo. Ntaza nkakora namwe ibiganiro. Mukaza mukajya mu mavuta mugahanura. Yego. Amajina mvuga ngo bagatitira. Bimeze nk'ibyo mvuga ati Imana irambwiye ngo kavuga ijambo ry'Imana tugafashwa nanjye nkumva ndahembutse. Nakwambia so ko ni ufashwa bwa mbere kuko hari ubwiriza ugafashwa rwose. Umuntu ababibona rwose. Mu bantu bafashwa. Uyu urafashwa. Ariko ndi no mu bantu bagira ikibazo nyine. Bagira ikibazo iyo cyabonetse. Nkibaza nkavuga ni iby'urugendo bimeze gute, ibyakoze Imana tuzamenya umukozi Imana ari uwuhe. Ariko nkaza gusanga none ari iminsi y'imperuka. Ayo nkagira ikibazo. Abantu batubwira ngo hazaye iminsi y'imperuka nibo bari kuyisohoza. Nibo bari kuba abagenti b'imperuka. Sinzi icyo kintu mvuze uracyumva. Abagenti b'iminsi y'imperuka. Twari tuzi ko iminsi y'imperuka izasohozwa n'abantu bo hanze b'abanyamahanga. Twakumva ngo ubutinganyi bwabaye haza ko ati ni iminsi y'imperuka. Buzanywe n'abantu
bari nyuma y'ubukristo ariko bari gusoza iminsi y'imperuka n'abari mu bukristo noneho n'abiyita abakristo reka tubikosore kugira ngo bigende neza tumenye ko babyiyitaho tubimenyeshe mbere twabara n'abitwa abakristo ariko batari abakristo ariko ejo tuzamenya ko bayitaga cyangwa ari abakristo cyangwa ari igihe kizabitwereka igihe ariko igihe kitarageraho twabigirwa n'iki bitwa abakristo Moze ndababaye ndi imbere y'Imana ndababaye ndi imbere y'Imana Imana iz'umutima wanje ibi bintu by'abakozi b'Imana muri kuza mutubuza turamenya umukozi w'Imana ari uwe ko mwese mwivanze n'irondo wamugana ibisambo byivangavanze turamenya igisambo ari ikintu mu gisambo umunyira turatandukanya bate ko mwese muza muvuga ngo turabakozi b'Imana turahana mu izina rya Kristo manza wababaye koko bo umuntu wishe Yesu yari Yuda yari umwe mu bo yihamagariye ndagira umari mu ngenge ntago nje mbahamagara njewe hano kandi nanjye muranje rero komeza we ni mu muhamagara narindi natwe turaguhamagara twe turagukenera natwe nanjye ndabakeneye ko aba komeza nta kibazo uyu Yuda yagombaga kuba ari muri discipline muri izi ntumwa 12 kugira ngo umugambi w'Imana usore Yuda yagombaga kuba hari kandi akaba intumwa ya Yesu ariko ibimenyetso bitangira kare twese tuza hano tukanahanura buryo wakubaza amakuru avuga ni Moses muzi ugenda ndakeka hari n'abandi bagiye bakira ko ugifite Bright Shine TV wowe twatangiranye kuva kera turaziranye wowe kugana tuzanye biramfasha turaziranye wowe naye mfite ukuntu nguze bane nepo ndi umucokoje none kuko mu myaka irenga 6 tubanye nta kibazo na kimwe we nimba agiye ukivuge no kuri kamera oya ntacyo nta gushyikira amafuti nayo ndi umuntu udashyikira amafuti womenye ko uramwira ni maze siri nikosa ariko nta kibazo ngiye ndagerana nawe shatse kuvuga iki rero izi ntumwa zabaye na Yesu Yuda niwe numwe utaratahanaga hamwe n'izindi urumva ko ibintu bitangira kare biza kare ukagira ngo bizoroha ariko bikaza bigakora ibintu bimeze nka siri ku muriro ukagira gute ukaka nagira ngo ubwire ngo hari abantu bagiye baza bakiyita kuba ari mu gakiza ariko batari mu gakiza kanyako ndaguhereza ingero ebyiri umuhanuzi we yemerwa yuko ubuhanuzi yahanuye ari uko busohoye urangurikira ariko ashobora gusoza ubuhanuzi atari umuhanuzi wa ku Mana cyangwa bukanasohora ava ku Mana cya gihe nicyo gisobanura ibintu buri umuhanga wavuze igihe niwe muntu urenza abandi bose igihe kitaragera rero Bibiliya ngo gundira ibyiza ibibugira gute ubyihorere ariko igihe nikimara kugera ukamenya yuko umuntu ari ibandi umuntu ari umushizi w'isoni umuntu ari indaya bivuge ntyo yego ntacyo bitwaye tukiburi imbwa turivuga amazina yayo aho niho uhita uvuga ngo imbuto zagize zite zagaragaye ukamenya ngo uyu muntu ntabwo ari bungushe kuko njya gukizwa ntabwo ari wamamagaye niba yaranaguhamagaye rero ufite ikibazo wowe dukurikiranye kuko uhamagawe n'umuntu ntabwo uhamagawe n'Imana Moses yego utanze ujya avuga ngo Yuda Yesu niwe witoranyirije Yuda yego dukurikirana amateka turamenya ko turabona ko byageze hagati Yesu akavuga ati ungambanira ari muri mwebwe yego yari yamuhishuriwe twe ntago turi Yesu turabana hari n'abantu badafite ishurirwa ariko twumva turamenya Yuda gute ko yihishe mu bakozi b'Imana turamenya gute aho biragoye icya kabiri ndabizi icyo ugiye kusubiza ugiye kumva ngo tuzakumenyera ku mbuto zawe oya aho ndirinda kwavuga kuko ntago cyakunda hari umugenzi wawe ntago nyakunda hano hantu hari uwo twakora ikiganiro nabimubaje mu kandi ndamugane iyo tubonye igiti giteye za mbuto nimba ari igiti kimwe imbuto z'umwembe zitareraho twabwirwa n'ikintu bakera cyakiteye dushaka kumenya ngo kino giti ni umwembe nubwo kitarera imbuto cyane igitovu ndashaka ko tumenye kino giti tukakibwirwa n'amababi yacyo n'umubyimba wacyo ko za mbuto zitarera kuko nizizera bizatera ikibazo iki gitira kugira ngo tukimenye n'amababi yacyo n'amashami yacyo tutaragera ku mbuto biraza kugorana ariko abahanga ariko reka tuvuge umwuka tuba turetse gatoya kugira ngo abantu batagira amaso y'umwuka nabo batwumve sibyo hari igiti ushobora kureba gutya ukamenya ko cyera cyangwa kitagize gite kitera
ariko biragoye kuko nta ruyange ruriho cyangwa imbuto zacyo kugira ngo ukivumbure rero kino giti rero hari akantu twizuba rero kera ntabwo ndavuga imbuto kuko zo ziza nyuma narakubwiye ngo dufite ikibazo muri gospel gikomeye kimeze gite rero kudasengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga iyo ndefu akoko bakandika ahantu n'abadukurikirana ikindi cya kabiri rero ikibazo gihari gikomeye uranyumva yego hari ukuntu umuntu aza umuntu agahita amwiringira ukagira ngo ni marayika ni Yesu Kristo ahuye nawe uri kunyumva uwo muntu rero iteka icyo azakora cyose kizavuna abantu ku rwego rudasanzwe kuko bamufashe mu yindi shusho kandi ni umuntu bumuntu ni umuntu wuzuye inyama n'amaraso ni umuntu ukosa ni umuntu ugira ibyaha ni umuntu wagwa mu byaha nyine ikibazo ufite ni kimwe twamenya gute ko uyu muntu ari umukozi w'iki w'Imana umukozi w'Imana umumenya mu gusoma ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo hari abantu bazaza ari nk'intama ku ishusho fizikali ngiye gusobanurira intama n'ikirura yego aho niho ngiye kwinjira asa nk'intama ariko hejuru uruhu rwiwe ari amasega agira gute aryana reka gusobanurira intama rero intama ihora ari intama ntabwo ijya ihinduka isega ariko yakwitwara nk'intama ariko ari isega intama Bibiliya ivuga ngo igira imvugo ituje iratuje muri yo igwa neza ikifuriza abantu ibyiza izo ni imbuto z'umwuka ariko intama ntabwo yakwigera ihinduka ngo iwisega ntabwo bibaho ntibishoboka ariko isega igize ikitwaza pikica ishusho y'intama ariko atari intama dufite abantu rero bagiye bavunwe ngo n'abiyita abakozi b'Imana ariko atari abakozi b'Imana twirengagije imbuto buri ushobora kwakira abantu 5,000 mu bukwe nepo ntibizakugiraho nta bukwe butagira umurozi nta bukwe butagira ababufana nta n'ubukwe butagira abantu babaganga wowe ukuzamuka uko umusaraba uzamuka ni wowe wikereyera abanze reka ngwereze ibintu bibiri wowe nepo hari umuntu uza kuri izi kamera akagira umujinya kandi uri kumukoresha ikiganiro wari ubizi ngurukire neza hari umuntu uza akaba ngo nepo azamutse ku ruhe rwego bigeze ahangaha ari gukurikiranwa n'abantu bangana batya nakora iki ngo nangize izina ryiwe nepo ntimuziranye uwo muntu nta kintu mwapfuye nta kintu na kimwe wanamwakiriye hano urumva uwo muntu aje kurwanya iterambere wowe ushobora kugeraho mu gitondo wamubwirwa n'iki uzamubwirwa n'ibyo ari gukora kuko byageze yego hari akantu uvuze Moses uravuze ngo umukozi w'Imana tuzabamenyera mu gusoma ijambo afashe Bibiliya yigisha ijambo ry'Imana abo bose uri kuvuga ntiwakurikira ntiwafungwa n'udushumi tw'inkweto bazi Bibiliya nk'abayanditse uzikora abadayimoni bazi byanditswe byera n'abadayimoni bazi byanditswe urambwira gute ko umuntu tuzamenya mu gusoma ijambo ry'Imana kandi na shitani aze gusoma ijambo ry'Imana nabwirega inama abantu bari inyuma ya kamera kugira ngo bamenye abo bantu babatandukanye babigenzuza ijambo ry'Imana festival kuko nuvuga gusoma ijambo ry'Imana Bibiliya iratubwira ngo n'abadayimoni barabyumva bagahinda umushyitsi none abadayimoni barusha n'abantu kwizera Imana Bibiliya ngo umudayimoni we yumvisha izina rya Yesu akuka umutima agahinda umushyitsi sindabona abantu bahindisha umushyitsi no kwizera Yesu rero ijambo ry'Imana ry'ubwaryo iyo uryize neza ukarimenya rikwereka rikubwira riguhishurira ibigomba kuba ibigomba kujyaho ibigomba byo ugomba gukora uko ugomba kwitwara uko ugomba kumva abo ugomba kugendana nabo abo ugomba kumva nabo utagomba kumva ibyo ugomba kureba n'ibyo utagomba kureba ibyo ugomba kugundira n'ibyo utagomba kugundira donc les paroles de Dieu niyo yonyine ikwereka mw'inzira ugomba kunyuramo no gukora yego les paroles de Dieu nikwereka Moze yego duherukana ubushize twari turi kuganira ku kintu cyitwa ubuhanuzi yego
n'ubundi mfite ikibazo ndi kuba mfite ikibazo cy'uko ivugabutumwa muri gukora muri kwirirwa mukora ritari kugira umusaruro muri sosiyete ahubwo ri kuyangiza ubwawe urambwira ati mpagaze mu bubasha mpabwa n'Imana ndatenze harabona atenze ariko baracyakora narabatenze bari gukorera mu biganza by'abadayimoni bataratengurwa umuntu wese natenga kuri izi kamera agomba ari gukorera mu maboko ya Satani kereka naza akihana akabona agatengurwa rero nakomeza hano ari guhanura n'abadayimoni barahanura bakanatitira bakavuga n'indimi nyinshi yego ntago mu watenze ni bande n'abandi watenze basubire mu biganiro n'abatenze nabo barabizi nabo barabaza natenze hari ikiganiro kimaze iminsi gicicikana wakoze ahantu ku hantu mwe nashaka kuvuga avuga ati runaka ko namutenze ku cyari guhanura indi wamuhaye ubuhanuzi ubuhanuzi ari guhanuza buhawe nande ariko ibimenyetso byatangiye kugaragara njyewe naraje navuga ibi umuntu uhanura atya kuri izi social media si umuhanuzi mwanga kubyumva mu ntera amabuye yererewe ariko abafana muzi gufana disi sibyo yego bura fanatizme ni nziza ariko fanatizme iyoborwa n'umwuka w'Imana tega amatwi nkubwira tega amatwi gatoya ariko arabantu natenze mbere yuko unyumvisha nabo barabazi kandi ko nabatenze abo bantu ese kutabavuze ngaho nyumvisha Noheli muhungu wanjye batogose ubwonko ubasaze bareke babire gusa iyo ibi bintu wari wabishize kuri chano yawe yari guhita izamuka ndakwemererega ubundi wowe urategura wowe ubihorere bamuke nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye mba nirinze kuvuga nkicecekera we bayaze gusa kandi n'ibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure ngewe rwose ntugire ikibazo sawa bihorere bakomeze biyabize si umuntu se barabona ari ibuye itameneka cyangwa ni ibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereze babwira mukanga kunyumva mukantera amabuye uri mu bantu natenze n'amana naguhagaritse urankurikira neza igihe rero kigaragaje ibyo navugaga nje nizira nk'umwana arizi ariko umuprofete simva ngo Imana yambwiye kuko nta kimana yenda kumbwira kuri izi kamera iyo kimbwiye intuma kuri nyiri kutumwa ubutumwa sibyo niba umuprofete yagira umuntu inama imeze gutya mbwira niwe cyangwa niwe ndikubaza niwe cyangwa yewe nyumvijwe nyine niwe cyangwa we nanjye nimvuga uragiye ikibazo uyu ijwi wumvisha ari ryane rya Theogene nababwiye ibintu nabwe ngo igihe cyose umuntu aza yihisha mu bintu byarangira bikagira bite bikamutamaza umuhanuzi wa nyawe nyakuri agira abantu inama zo kureka ibyaha reba hano ndavuga undeba noneho uyu munsi nendaza usigaye nyibasira none ndavuga undeba umuhanuzi utagira abantu inama zo kureka ibyaha akabashyira mu byaha uwo n'umuhanuzi nyabaki yatumwe nande zahanura gute benura kubenura sa ni ikamyo ni togotogo arabenura iki umuntu baramubenura iyo ni imvugo y'inyandagazi ibyo bintu ntago mbyemera mu busesenguzi bwe nk'umusesenguzi yari yashatse kuvuga iki ngo agira ati ubwo ni ukumurongora nimba umukozi w'Imana ashobora kugira inama umuntu twita ngo ni umukozi w'Imana yahamagawe n'Imana ubwira abantu kwihana ubwo biriya bintu dushingiye kuri biriya ubutumwa bwose yatambukije si ugutegura nagategura ahubwo agomba kwihana nawe narababwira ariko narababwira hano hari abantu baza bagategura bagahanura ukagira ngo ni umuhanuzi nemera Bishop Xavier mwanze kubyumva Xavier mwemera iki ko hari abantu bamuhagurukije nibashake bamuhagurukire uriya muntu yasengeraga Xavier buriya niwo muntu ugira impano sibyo reka njye hari abantu nemera kandi akoze Imana kuri Imana bishwa no kutemera bicwa no kutemerana bakarwanya Xavier yari mu mwuka w'Imana Xavier ushinzwe uyobora umurage w'abera Bishop Mushumba no kumuvuga uzi ko bitera ubwoba ngaho reka nkubwire uzi impamvu ntago mvuze ngo nitera bwoba niki uyu mushaka wamubona ariko icyambere uriya muntu yasengeye
yaragize igihe kinini imyaka myinshi atarongora nyumviriza nyiri gusengerwa ubwo yihamirije yuko Savio akimara kuhakora hariya hantu byagize bite byakemutse byagize ubundi bahaye ituro Savio ubundi bari muhaye ibyo we yamusengeye arakira hari abandi bajya gusengera abantu nk'uko bakanaboza n'ibiki byose bikarangiza baryamanye undi we yamusengeye arangije kumusengera arakira arangije gukira rero unyira ubwitaza guhamya yuko ibitakundaga mu buriri byagize bite byemeye bamushaka wiki Savio aremewe rero arubahwa amagambo amuvugaho ntaceceke je nzambabwira ukuri nyine nkomeze ntambuka ngende uzajya tubwira ahubwo n'abantu bari gutanga komanteri harimo na bamwe muri aba bafite uburemba bazi bihute umurage wabera uhajya ukorera hehe ukura muri ararume baza bihute mu gitondo hajya ni kwa gatanu kwa gatandatu ngira ngo no gucyomwe uyu mushumba twakoye ikiganiro baze kura mu kiganiro kiherutse maze nk'ibiri yabahaye adresse zose yego kandi aremewe agari inzererezi wari kumbwira ngo ni inkurebe ndi kukureba ndeba iri vuga butumwa ryanyu nimba umuntu abwiriza ubutumwa bwiza agakangura abantu gusambana ari akabwe ngo nimureke ibyaha urisubye nimba ari ikintu cyambabaje iryo ntago ari vuga butumwa ryiza nyine nakubwiye ngo tubita abakozi b'Imana igihe kitaraberekana igihe cyaragize kabereka nibwo tuvuga ko biyitirira abakozi b'Imana ngombaza baza rwose niyo muntu wabwiye mwese umunsi wihangane ndayambashyira mu gatebo kamwe ndishyiramo nta kibazo sibyo nimba muri kuvuga irivuga butumwa ryanyu ngo tegura ministre bishatse kuvuga yuko mu byavuzwe byose yateguye ntabwo ari twibasiye abantu please abantu babyumve neza uyu munsi naje mfite n'umubabaro bihangane mfite umubabaro nimba nshobora kubana nge n'umuntu ngereka myivuge nkaba nawe amezi angahe umuntu anyishimo ntaramenya mvuga ngo n'umukozi w'Imana ibintu bikavugwa biteye uko akambwe ati ni amateka ngiye hahise cyo nakoze navuga ni ari abantu bari kutubeshya bavuga ibyo bakora ati ni amateka yacu yahahise twaraye abangawe ko twarashize kumbi bahinduye strategy babikoramo basambanaga ku karubanda barimutse bava mu marogi bajya mu mazu yabo ariko nigeze ngakubwira ku kantu nakubwiye ngo hari abantu bimukiye kuri Yesu batahungiye muri Yesu iyo umuntu yimutse rero ajyana n'ibyo byose arabijyana niba ari ubuhehesi arabwesitaramo neza niba ari ubusambanyi arabuzamukana niba ari ubushizi bw'isoni arabuzamukana uko ingeso donc umuntu wa kera aramuhindura mu yindi sanse agakora mu bundi buryo budasanzwe ariko uwo muntu atarigera agira gute akizwa hari abantu rero bari kugakiza ariko batari mu gakiza ungurikire neza nta mu profete n'uyu numwe nta muhanuzi nta mu pastori nta mu bishop washyigikira umuntu gukora icyaha ngo aba agishimishije uwamuhamagaye niba koko ari Imana icyakoze ashobora gushyigikira umuntu wakora icyaha ashimisha uwamutumye nawe tutazi kuko itatumwe n'Imana hari ikindi kiba cyagize gute cyaragutumye buriya impamvu numva yuko yari amajwi atacitse uriya muntu reka nyakubwire nyiguhe uramutse uri inshuti yanjye ugakora amakosa publicly ngiye mu gikari niho naguhanira ubwo byanyabyo ku buryo niyo video yanjye niyo audio yikinnye wakumirwa biko nkurikira none aho abantu batabona niho washigiye umuntu umubwira ngo mama shengeti tuwakoze bike tuzavunira umuntu umuheto umuntu bamuvunira umuheto bate kandi witwa umuhanuzi witwa umukozi w'Imana zamutikure izo mvugo ntabwo zigomba kuba mu kanwa kavuga ijambo ry'Imana ariko mu butumwa bwiza bwa nyabwo rero niba abantu bategura igihe kizajya kigaragaza imitegurire y'abantu biyita ngo n'abakozi b'Imana bakaza babipanze cyangwa gahora n'undi bagategura show bakayitegura bagatwika koko hagashya ariko birangira amaherezo abo bantu nabo bahiye batwitswe iyo audio uyumvishe neza iteye agahinda s'il vous plaît gutondagira umuntu w'umubyeyi ufite abana wigeze umugabo nubwo ntayo afite reka tuvuge none umubyeyi tuvuge kujya mu mubyeyi ntago byakabaye bikwi umusazi niyo adatenya
yageze kuri nyina buri umugore wari we wese aba afite imyaka 22 ari umugore aba afite 70 ari umugore kuko twabyawe n'abagore ugomba kubaha icyo gitsina gore kuko nicyo kubahwa hari ibintu bidakinirwaho Moses wamukeneraho nta kibazo bungende umugabo turatwanahura unabusanze bitari gukunda wambwirane tujye muri link tugakubitana bikarangira ariko umuntu w'umubyeyi wicaye ukurera abana ufite igikomere cy'umugabo we kitararangira uranyumva akagira ikindi Imana yavuze itagize gute itavuze nacyo kitaravamo nono hituhirika benura urumva atari kumwandagaza bira bintu ntago byemera naraye babwiye ngo umuhanuzi wanyawe wukuri nubwo igihe cyaba gitinze azagaragara ko ari we cyangwa atari we si wabyivugiye se hari umuntu hari urushiko bamushetse oya burya icyo umuntu ari cyo baragendana kandi baranaturanye yego kinamubamo kandi aranagifiringa akacyumva rero narababwiye ngo nahagaritse abantu banga kumva rero niba narahagaritse abantu bakanga kumva namwe mu byumve bakomeza abantu ariko ntago ari Imana yagize gute yabatumye kandi barakomeza gukora amakosa menshi barakomeza gukora amakosa adakenewe noneho kandi arababaza abantu ndetse azabagaruka bitari neza yego Moses urihangana mu biro byasotse byatangiye gusenya ubwami bw'Imana byatangiye gusenya umurimo w'Imana urihangana none ntumvishijwe nubwo riri butinde ariko tweka turyumve nahaye nabishizemo ariko ngaho ikintu rigene ko mpari hano iby'umuntu nzajya nza gusesengura ibyo mwivugiye naribonyemo ariko sibyo nizaniye nibyo mwivugiye ni message y'umuntu inshuti ya Theogene umuhanuzi umuntu uzasegura abantu batamba nitu baramutse neza nkuko bisanzwe mbabarire kuba nohereje ino voice banje ngusabye imbabazi kuko nakubwiye ko ukurikirana ibiganiro byawe yewe iyo mbashije ngiriwe ubuntu mfite akanya ibinyubaka byose ndabikurikirana ariko birava ngo tuzabamenyera ku mbuto twerera nabirava ngo twere imbuto zikurira bihannye gusa gukurikirana no macano biragoye ntabwo byoroshye twagiye mu nsengero tuzikomerekeramo none birashoboka ko twakomerekera no ku macano ibyo byo ni ibintu byoroshye kuko wamugana umuntu niwe wavuze ngo kuzifungura n'uburenganzira bwacu no kutazifunga n'uburenganzira bwacu ariko reka mbe nakavuga ku kintu kuri iki kintu rwose pe ndi umubyeyi mukuru ikindi nanone nakubwiye ko nkunda Imana iyo nshobojwe ku muntu wagira wavuga ubutumwa pe numva ari mu murongo ndamukurikira ariko iki gihe kirageze kivuga ngo bazaza bahanure nibamara guhanura babwiriza n'ijambo ry'Imana ariko uvuga ngo nimwumve imbere ntabwo nigeze mbamenya cyagiye vuga ngo twavugaga izina ryawe twabigeza gute ngo nimwumve imbere ntabwo nigeze mbamenya bivuge ngo ese birashoboka ko umuntu mu by'ukuri niba utwaye ibintu by'agakiza mande kukubura ariko umbabarire no buryo gukunda aba yakagushya cyangwa n'icyo abonye akabangwise iki kintu kuko byakozwe bigambiriye iki byagenze bite kuko niba birababaje uriya muntu kuba ari gutanga ariya majwi yagira ngo agaragaze ase nk'abagaragaza ukuntu mbese umutire mumeze izi saha ngewe ntagize ijambo ribi nkubwira n'urugero ntabwo wabona ko ugira unsuhura kuko wabona mbishiye bishoboka ariko nagize ijambo rimwe kubwira namara kuri kubwira byari byo byose bya jambo hari uko barigana n'igihe batubikira amateka yacu yahashize ariko icyiza cyacu ibyashize biba byarashize ariko birababaje biteye agahinda kuba wajya kumva voice nayumvise ngewe ariko nkumva ijwi n'iryawe kuko ntabwo ari ubwa mbere tugukurikiye si ubwa kabiri yewe turakumenyereye pe
ku buryo n'uwaza bajya bavuga ngo umuntu akenera ijwi ry'umuntu ariko nyirizi ni impamvu nkwibarije ngo si ijwi n'iryawe urabyemeye yuko ari iryawe. None se birashoboka ko umuntu w'umukozi w'Imana yajya mu gakino bivuga ngo n'ibyo mukora byose muri kudukina byonyine n'amagambo wakoresheje uvuga birababaje biteye agahinda. Ntabwo yakaba yari umukozi w'Imana rwose. Umbabarire naba ntabwo ndi umuvugabutumwa ariko nkunda Imana kimwe nuko ndi umukristo, kuko namaze kumenya neza kuvuga ubutumwa ntabwo ari ukwirirwa uvuga. Nshobora no gukora ibikorwa byiza nkaba navuze ubutumwa kandi nakunda n'abantu nkaba navuze ubutumwa. None kuki muri kwandika izina mukaryandika neza ariko nyuma yaho mukongera mugasubira inyuma nanone mukabivuguruza? Ntabwo nzi uko nabona uko mbivuga. None reba uwasomye nk'ubu usoma ayo amakomenti ari kugira gutambuka ari kuvuga ngo burya Theogene, hari n'abari kuvuga, hari n'uwanditse komenti numva nanjye mbitekerejeho cyane. Iriya ya mama Gasari igihe wamubwiraga ngo ugiye kumuzingura ngo aramara igihe kingahe abyaye ukabona kuko ni ibintu noneho twarakurikiye ndetse ngo njye sinigize mbitera komenti kuko biterwa no kwizera k'umuntu mba ariko mbivuga. Ariko se birababaje noneho n'akanwa kacu abantu kongera gasubira inyuma kavuga andi magambo bivuga ngo izina urarisibye uri kurisiba ni wowe uri kuryisibira. Ako n'uyu muntu ariko byari kugira ngo nyine tumenye ngo bimeze gute. Aho wagize wanditse izina tuvuga ngo uyu muntu ni umukozi w'Imana, tuvuga ngo umukozi, none tugiye twongera kugaruka ngo burya ni rya jambo ngo tuzabamenyera ku mbuto batwerera. Ntabwo umbabarire ndabikubwiye ariko biravuga ngo uwo nkunda ndamucyaha. Ntabwo nzi uko uri bufite no kubyumva gusa nk'abantu bagukundaga birababaje biteye agahinda. Birababaje biravuga ngo turije tuboroge tugeze aho kurira tukaboroga. Niba tumenya ko watwishushanyagaho ntabwo tubizi uretse umwuka wera wenyine twasenga ukabiturondorera. Ikiza kenshi na kenshi twamenye ijambo yuko tuzasoma ijambo nibyo rizatubera umushoro naho kugira kuvuga ngo uyu muhanuzi yahanuye iby'ukuri cyangwa byageze gute. Ndabona birakomeye kandi kongera kugira kunambura abantu ukuntu twari twaramaze kugira kumva tugukunze cyane. Umva ntabwo mbizi, sinzi uburyo, ntabwo nzi uburyo Mana. Birababaje gusa birababaje. Uriya rero Claude ndamugarukaho, sinzi bamuteye amabuye ariko aho ugeze ubu none sinzi bamuteye amabuye bavuga ko Claude ikintu ari kuzira nuko avugisha uko nta banga agira. Umva nicyo nabonye bamwangira ariko avugisha ukuri, avugisha ikirabonye arakivuga, cyaba ari kirakivuga, cyaba ari mbese apfa kuba yakibonye, cyaba gisebetse arakivuga, cyaba kigize ni nayo mpamvu burya bamuhindura umusazi. Ariko birababaje nk'umuntu w'umukristo ntabwo byari byongeye w'umuhanuzi w'Imana ntabwo byari byagakwiye kwasora iriya jambo uribwira umuntu. Reka nubwo izi telefone tuzikoresha ariko tuzikoresha aho harahagije harabaye umwanya munini cyane. Ubukorode ho aremewe kandi yaranasanzwe yemewe. Ari amateka ye yahashize ntayo nzi nayo. Gira tuvugeho yagiye kujya ku bindi byane amubwira avuga ati mwese turamenya. Nk'umusesenguzi uyu muntu arababaye. Manzi ugiye cyo uvuga mbere ko ngicyo mvuga. Anavuga ngo nihangane. Rega ntabwo ari we, ni benshi yavuga ni umwe wavugiye mu bantu benshi. Wari we wese wabifashe gutyo kako byanagaragaye bahaye ihumure bihangane. Bizera Imana. Yego. Irahari Imana yo muri bikomere, Imana yo muri nguma, Imana ifasha abantu bayo, Imana ikazamura abantu n'ubwoko bwayo kandi utsikamijwe n'undi rwose nababwira ngo igihe cyo kijya gisobanura ibintu ariko muri iki gihe murimo ndi kubyumva. Ageze ahantu avuze ntago ndasesengura ariko manje kwihanganisha. Imana bagirire neza bakomere kandi. Yego. Niba ushaka gusesengura ndaza gusesengura nabyo ndaza kuvuga. Yego. Birababaje kubona umukozi w'Imana wafashije imbaga abantu cyane bakamukunda bagafashwa akantu navuga kuri Claude konyine ngavaho. Claude ibintu byose avuga nubwo yaba adafite 100%, 20% babifite. 20% bari ukuri. Babifite. Byo binyoma.
aba bifite ariko surusa y'ikintu aba yayibonye aba yanayumvise asanzwe anemewe rega urabyumva nuko hari bamwe nyine bamurusha imbaraga bakegera n'iki byose ariko kurode rimwe na rimwe avuga ibintu n'ijana ku ijana washaka ibyo bintu muri siriya audio ngo yihakane we ngewe utiri ujya kure ngiyo audio yaramucitse turi ahantu arayicuranga ndayumva ahubwo ntungurwa n'uburyo isose muri social media yagiye kutwumvisha indi audio cyangwa ko bavuganye ibintu byinshi cyane bavuganye ibintu byinshi cyane yagiye kutwumvisha ibindi bavuganye aracikwa hasohoka iyi ngiyi ahita ifatwa n'ikimwara ahita duhunga ahita yataravuze nk'umuntu nyagiwe nge ntungurwa n'uburyo ngiye kumva numbodo yasohotse ubwo ashaka no kumva sohoka umwe muri twe ko twari abantu babiri nayo gatatu tumwe n'uwayisohoye ibi bintu nimba ndabyita ibiki ntabwo ndavuga ko ari satani ndavuga ko ari ni satani iri guhemba cyane ni Imana igushaka igihe kiraza kugaragaza abantu b'Imana n'abatarabi Imana yego iki ni igihe cyiza cyane cyo kugira ngo abantu bongere batobe amaso yabo yongere Yezu bivuga ngo uboneze neza amaso yanjye ngo ndebe neza abantu bongere barebe neza ejo tutazongera kumva abandi bantu bababaye kubera ibi bintu nejo mudakaza abandi kubera ibi bintu bongere bitegereze neza sibyo kuko ibi bintu birababaye bitera agahinda uyu mubyeyi se reba kuntu yizeye Imana yarasanzwe ari umukristo yizera Imana agize atya ahuye n'umuhanuzi agize atya amwizereyemo si communication rumba n'umuntu bavuganaga uko bwije nuko bukiye cyangwa se wamukundaga cyane avunitse atya hari nabandi bavunitse gutya hari abandi bavunitse gutya batavuze bari kwandika cyangwa se badashobora kwandika nababwira ngo mwizere Imana muve ku bantu bategura kuri imihanda abantu barategura kuri bantu umuntu araza gahindura ibintu bitariho bakibwira ko ari ubuhanuzi abandi nabo bakabifata ubundi reka nkwereke ubundi mbikwereke neza kabisa uyu muntu aje guhanura hano Yongwe uri kunyumva neza muri iyo minsi Yongwe arafungwa urandeba ndeba nguhanurire nanjye niba dushaka gutwika mbanure mu gutwika ibyo bintu Imana ibivana mu izina rya Yesu nyine nyagira ngo reke ikiro kiganira iki kigire byuzisha ibyo rero nta hantu byageza abantu urangurikira nta naho byashyitsa ubwoko bw'iki bw'Imana nepo wabishatse gutegura abantu barategura aravuga urangurikira Yongwe urafungwa si yafunzwe ninjye wamwakiye bivuga nyumva se yabihanuye muri icyo cyumweru Yongwe agira ate arafungwa urumva gutegura icyo bisobanura ngubwira ikindi hari umuntu uza agategura akantu abizi neza hari amakuru agize gute afite ndagwereza ibintu bibiri hari uhanura ibyo mu makuru hari n'uhanura ibyo afite ibimenyetso byari byo byose simba kanya k'ubuhanuzi abahanuzi barahari bazima gusa kubamenya nicyo kibazo ariko reka nivugire nya abantu baraje barategura kuri iyi mihanda abantu barabayoboka abantu barabumva abantu barabaramya bareka no kuba Imana no bagasigara baramya abo bantu ingaruka ngize singi sizi yego hari umuntu ngiye wamamagaye ntago muzi ngo PROFETE ngo ujye urabivuga gute yamamagaye bigenza bite abyumvisha oye ariko virirana ari muzima yigeze amamagara ati sati ko tuvuze ni gute nsobanura ngiye byiza njya nkumva usobanura ati nsobanura mwana bundetse niriri birayi ati nyina tanze n'amaturo niki ikomeza utange donc wowe nta kintu wamaye urazaza ngubwira iki ngubwira ibiki kumana nibyo reka bivuge hari ibyo bamaye narabisabye sasengura muri Nyuma ntabwo hanuze nitwaje ntabwo kuza nkategura nabishobora nanjye urangurikira ariko ntago nabikora kuko nzi umwami ngize nte nkorera kuko umunsi nabikoze avenira yanjye ejo hazaba hari kurangira kuko ubuhanuzi butavuye ku Mana cyangwa se ubutumwa bwari bwo bwose byitwa ubutumwa ko ari ijambo ariko byose nagari ubutumwa bwiza uri ko urumva kubonagiza abantu bari muri comment bari kumpamagara kuri nimero iri gucicikana ati dufashe ati dusobanura ibi bintu ni ibiki ibi bintu biduhurize mwese rero mujya kumusaraba ngiye kubihuriza hano ntagire nongera kumpamagara ngo waviriranye umuntu waviriranye yihangane ndamwihanganishije icyo ni kimwe ariko mumenye ngo mujye mureba mwitegereza amaso yanyu abahereze
sinzi niba unyumva njye mfite amakuru ati n'ukuntu atageze ansengera ngurikire ndi kukumva njye nta n'umwanya yamaye kandi turu nararyoherezaga gutya na gutya na gutya uwo n'umwe hari n'undi na batatu baje ari abantu bafi 7 bagira mu 8 bati namwe yansengera kandi hari ababasengera byanyabyo reka none mbirobanure byanyabyo barara n'amajoro bari gusengera abantu batana basaba ituro ariko bakanga kuriba bakarihereza abo ngo bemeye kuri iyi mihanda reka mbabwize ukuri namwe hari ahantu mwagiye mutenguha bamwe mu bantu b'Imana mugakurikira ibitari byo rero nabihanganisha gusa mbabwira ngo mwihangane ariko pole sana ntibizongera kuko mwarangije kubona ibisambo nirondo ubu ngubu muri kubyibonera simuri kubireba aho mwicaye nawe uri kugenda mu modoka naho uryamye ntiwabibonye mama shenge tanti ntiwabibonye mukecu ntiwarebye irondo n'ibisambo nababwiraga ndi gusasengura mukandira amabuye ngo naje guharika umuhanuzi mukandira amabuye ngo nahagaritse abahanuzi ngo ndwanya abahanuzi ngo ndabarwanya naje guhanura nta muntu nigeze ndwanya nge naje kuvuga ku by'abantu bivugiye ku giti cyabo papa wanjye muze wa mukobwa nawe umusore ubu irondo n'ibisambo ntiwabibonye shushu ntiwabyitegereje neza ntuzongere mama ntuzongere ugende ukomere wizere Imana wizere Yesu ukurikira inzira y'umusaraba ugendane n'agakiza gukizwa burundu noneho ubuhanuzi ntago murwanyije nujye uhanurirwa ujye ureba ngo nibi indafata ibi ndabyihorera kandi umanuriye ni umukozi w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana gusa ubitega imizi ariko first of all wizere Imana gusa byonyine ibindi ubyihorere yego ibindi uza kubireka abantu bavunitse barimo bararira baratabaza kandi reka bavunike ni mu gihe urumva ijambo umukozi w'Imana ati we n'umuco urwaho ibintu byanyuze mu guca urwaho biba ari biva kuri dayimoni urumva ijambo ryakoreshejwe n'umuca urwaho uzamumenagure baramenagura ibiki sinamacupa n'iki reka mbabwize ukuri mwihangane natwe kandi mbahaye pole n'ukuri nukuri kw'Imana tuzabaha n'ibindi bimenyetso Misiri imbere reka mbivugira no ku musaraba narabivuze rega bajye mu biganiro byatambutse nkiza ku musaraba narababwiye ngo umuhanuzi wanyawe hari ibintu adakora mwanga kunyumva reka mbisubiremo ntaza guhanurira kuri kamera ahanurira umuntu aperesiza umuntu hari abahanuzi dufite baba bari mu mwuka bashobora guhanura kubera ubutumwa bw'abantu benshi abo ntago ari ndi kuvuga ndavuga niba umuntu Imana imuhaye ubutumwa nabahaye ibimenyetso mwaka kunyuma bwa kanaka akaza akabunyuza kuri kamera koko kanaka ntabwo yamubonye none se kamera nizo kanaka none se ngo wasabye umugeni akavuga ngo uyu nzamurongora byanga bikunda izi kamera zamubera nyirabukwe zizababera sebukwe zizabatahira ubukwe bizagenda niba bakunze mu rugendo umuterete nibyanga bikunda cyakoze kuri kamera muzazana bavuga ngo Imana yakoze imirimo n'iki nibitangaza natwe tubibone ariko abantu mujye mureka imiteguro ariko imiteguro itari y'Imana y'abadayimoni mureke dutegura neza ubutumwa bwiza tubwiriza ijambo rikiza abantu imitima abantu barananiwe ngiye gusaba n'abantu badukurikiranye mwongera mwita ku ijambo ry'Imana kuruta amatiku ndaza gusubiramo mwebwe ijambo ry'Imana YouTube ijambo ry'Imana ntimuyireba reka nzivugire ntabwo ndi buvuga izo ma YouTube haze ariko reka nyavugire ariko iyo amatiku murazizi namwe murazitunze subscribe mwarazikoze ni byiza ko cyahantu hanyura ijambo ry'Imana nturirebe ahantu hari ugutwika nyina akabari hujya korera kandi namwe nawe wabarenganya mama shange niho hari ama views menshi nukuri kw'Imana ariko reka mbabwire mwumve ijambo ry'Imana nasi Imana ikomeze imufashe imutabare imugirire neza uzi kugira ibyago ugapfusha umugabo warangiza nako ngimbwa zihunguye ivuzurira ameza ngaho tugire ngaho gira nyakugira Imana imbwa zihunguye ivuzurira ameza nose nagirane uburiri butarimo umugabo bwigerwa n'iryo tungo twikomereze nose ni ibibazo bino bintu birakomeye biteye ubwoba biteye agahinda biranababaje nubwo muri kutura muri iki kiganiro biteye ubwoba
ku buryo tuza no kubabwira ibintu biri kuba mugahita muvuga ngo twishyizemo umuntu bitaraba, ariko mwarangiza bibaye mugahamagara ati none ko mwahamagaye nane bakaba bari kumvisha izindi audio, hari n'abandi bahamagawe, hari n'abandi bahawe audio, hari n'abandi bahamagawe, hari n'abandi bahamagawe, kandi turi kubivuga ni ukuri ko ntago mubyumva ati mwimukoraho mama she mwimukora oya mama shenge, twebwe tuza kuvuga mu bintu turi kubonesha amaso imboni. Iragenda gute? Biramera bite? Yego birababaje cyane, biteye agahinda, kandi umurimo w'Imana reka none mbabwire byanga bikunde turi mu bihe bibi, ibihe bibi by'imperuka, turi mu bihe bibi abantu batakifuza guhinduka no gukizwa no kujya, abantu bafashe ibyaba bigira amazi bumva ni wazi nta kibazo ntacyo bitwaye, ahahise umuntu nge ntago ndi buharebe, ahubwo ahahise he aracyakomanya arahakomeje mu buryo bw'umwuka, yahinduye uburyo cyangwa yarabiretse yarakijijwe cyangwa yarabifashe arabihindukirana. Mbabwize ukuri, reka mbabwize ukuri, nyamara mwitonde, ni ukuri kw'Imana, mwitonde vraiment. Ibintu ntabwo ari bya bindi iyi mihanda yamenetse mu isabune ahantu hose haranyerera. Ubu uko mureba ngewe ngenda ni inkweto zishinga amenyo, uko ucunze nabi wanyerera ukikubita amenyo akaranduka agakuka agashiramo. Hano haranyerera, ikibuga kiranyerera, hano haranyerera, ikibuga n'isi yose iranyerera. Muri Canada hasigaye hanyerera, muri Hollande hakanyerera, muri Sweden arabamamagaye hari kunyerera, ahantu hose hagize gute haranyerera. Yego Moses, mwitondera ibintu biri kuri YouTube bimwe na agatwiko, kandi agatwiko nushaka ukavumburwa n'igi, ariko n'umuntu reka karagaragara agatwiko. Twabivuzeho kangahize, twaravuze turacoka abantu banga kubyumva. Yego urakoze cyane abakunzi b'Umusaraba TV mukurikiye kino kiganiro mwese, ibintu turimo ntago twabaye nk'abandi ka tuvuga gukinga binyuze gucyo, ariko nubona ahantu mugenzi we yagwa ntumuburire uzaba ufatanyije nawe. Ariko nyumva neza aka kariba ni Imana yakabwiye kugira ngo tujye tumviraho ijambo ry'Imana. Icana yitwa Umusaraba TV, ni cana ya Kristo yiyobokamana, baraje bayibuza abantu kuyikurikirana, ikora ivuga butumwa, baraje bababuza kugirira. Yego ariko birababaje kubona umuntu yaza, ariko nuyireka nawe uzafimbiza akaza ashaka kwitoba. Ndekarare uyu munsi mbabwire n'ubwa mbere mbivuze, ndababaye cyane kubona umuntu ashaka agera akavuga ngo cana umusaraba ni yanjye. Icano ntago ari ya nibishaka Theogene, harabona abantu hanyandike babimbwira ngo niko yababwiye icano ni ya nepo, bivuga ku mugaragaro. Baza kuvuga ngo bagiye kwanduza, baza kwanduza aka nakare Imana yatanze kugira ngo tujye twumviraho ijambo ry'Imana ribohora abantu bamenye kuri ko namenye uko niko kuzabatura. Ntago dukora hari amakuru ngenda sasengura, ubwo ufite ibihamya n'ibimenyetso byatangiye yuko chene itakiriya. Bamwe batanye vuga ati cano nibishaka cano wakoreshaga ijambo ry'Imana yawe ko yandure turagiye. Ntago cana rero nibishaka Theogene. Cyumvi cya kabiri, ndi mu bantu bamukoresheje bwa mbere mu biganiro, urabizi nge nahuye nawe mbona ari umukozi w'Imana, twahuriye muri bisi. N'ubwa mbere mbivuze kandi n'ubwa mbere nkoze ibiganiro bimeze gutya. Muhurira muri bisi hari impamvu bikoze kandi mbivuze. N'ubwa mbere n'abantu babakira imitima bakire, nta nuzi mvuga gutya, ntagira umuntu ukuvugira mu matamatama, ibyo bintu abayanga, nta nuzi mvuga gutya. Ndababaye cyane kandi mfite agahinda, kandi agahinda nkamanye iminsi ni muri biganiro nagiye nkora muri no minsi, hari amakuru nagiye menya ngenda menya atari meza, ndababaye cyane. Kandi aza mu bakozi Imana bonaga bavuga ubutumwa bwiza. Nkunda abakozi Imana bavuga Imana neza, ariko nkababazwa niyo umuntu mbonye yatangiye kubivangavanga, abeshyira Imana ngo yamutumye tamutumye, abeshyira Imana avuza ashaka afite inyungu ze runaka. Aza mbona ari umukozi w'Imana mu minsi mikeya, nkamubwira ni Theogene, ibi ni guhanura nimba ni Imana gutunya, ati nge ni Imana yampaye nge ni umuhanuzi international, ati natangiye guhanura ndi umwana mutoya ntabwo ushinzwe kubireba ugiye watangiye guhanura icyo nzi n'ubutumwa buti. Ariko kumenya kuri umuhanuzi international nabwo ni ikibazo, buryo batangiye kugenda. Ndacyakomeza, komeza rero. Ndamubwira mu minsi ishize yagize ibibazo arafungwa, aje atangiye avuga ngo nagiye mu cyimbo cyawe.
ndabona uribuka uhanura uvuga ibintu kuje nkabwira ni ibintu gukora kuvuga ibintu bihagaze ntabwo byagushishamo nimusubira mu biganiro haranya yaragufungiwe niko yagiye avuga yamye leta ntago yambuze kuburyo itari kumfunga none se bivuze ku mugaragaro nawe abyumve wowe urinda iki z'igifungo aya hano mu Rwanda iyo wakoze icyaha ni gatozi icyaha ni cy'umuntu ku giti cye reka nanjye rero mbihuhure ayo majwi niba ariho koko kabivuze ubabaye gutyo azagusaba imbabazi ntabwo naba umuhanga agusaba imbabazi icyo nshaka nawe napfase nyumva niyo ntugakate iki kintu ndaza kucyumva nagikurikirana cyose ntanze Imana w'umugabo umusaraba ndakurikirana ndacyumva none cyo ndanagisubizamo nk'ishuro nk'eshatu niba bimeze bityo nta mutima mubugira ariko kugira ngo uvaruke nawe avuze ko mukoresha ibiganiro agusabye imbabazi agusaba imbabazi kuko wazamuye umuntu cyangwa yarazamuranye cyangwa wamukoresha ibiganiro cyangwa banishuti ariko ibyo bintu nabyo no guharabika nta cyaha wakoze niba waranikoze kandi ribize ikujyana ntago yambuze ku buryo ntago yaba yarakubuze twe tuvana ibintu kugira ngo naje mu gitondo atagira andi makuru agenda ahandi hantu n'ahandi nepo sinzi ibyawe ugira simbizi ibyo ari byo nicyo nyikomeje ngaho komeza nawe Theogene ubutumwa uri gutanga irinde kuvuga amazina y'abantu niba kuri iki biganiro hari ahantu agiye avuga ngo nepo ndakwiyamye ntubisibe bino bintu ni ibyanjye n'ibyo bivuze ate kandi nje niteguye kubizera ko n'Imana ibintumye ntabwo nigeze ukanga kudukata ntabwo nigeze ndukate ko cyane gatoze nawe n'Imana nakuburiye ubutumwa menye ko ugomba gutanga ubutumwa arambwira ati naho tugarura mu biganiro ariko nanjye ntugarura ariko abantu ntibabyumve nize amashuri 3 ya primaire atari ko mfite ubwenge buruta bw'umuntu wize masters kandi ntayo ufite niko yandusha ubwenge byarabimbwiye ibyo nabyo ntago biba cyangwa ni iki ngiki mu minsi twabanye mu minsi mike baravuga ati Theogene uruyu nguyu n'uyu nguyu hari n'uwambaje ndavuga rwose Theogene umukozi w'Imana kuko ntabyo narinzi kumenya umuntu biragoye yego ariko ndamusanga uramuganira mu bishigano kishize nabivuze ariko nakuvuga amazina bihanga umunsi navuza amazina nuko mbabaye kandi uravuga akana akarimana yaduhaye nanjye ndimo n'umuntu wese ukurikiye ijambo ry'Imana kuko abantu bahembuka ariko umuntu waza gutoba aza gutuma imwe turagira ngo dusobanure ibintu byari bimaze iminsi bisobanye ndavuga nti ibi bintu bari kukuvugaho yego ufite abantu wateye inda usambanya buza gusengera ibi bintu bafite abana wihakanye ibiki n'ibiki ibi bintu ni ukuri ko bavuga ngo ufite umugore mu nzu ntago nenza hatuye ibintu ni ukuri arambwa ati ibintu ni ukubeshya ati cyakora ambwa mu mateka ya kera ati kera nayo mbirimo ko naraguye naje gusura mu gakiza ati twahuye maze amezi 2 ADP yongeye kunyakira shaza ko nabaye mu Kristo muza ndavuga ni okay yari yaraguye arongera arabyuka yaraguye arongera avuga ati ibyo bintu byose rero kuva nje kuri kamera sinkibibarizwamo bifata gutyo ahambwe ati abantu bari kunkubitisha amateka yahise hanye nyamara narahindutse bifata gutyo mu minsi mike abarafunzwe ariko bitaragera mu minsi mike yari yafunzwe nibwo namenye yuko afite umugore babana mu nzu minsi najyaga kujyayo najya kujyayo akaba yamweje ngasanga ari wenyine wenda ajyana nibwo nagiye nsangamo inkweto mu nzu bakora Imana izi nkweto bite atenza sita mbona raje mfite n'umwana uyu munsi bari kumwe kandi bihagane ko mbivuze gutya nawe yihaga sinjya nkora ibintu biganiro ariko ndashaka gutaba kuri kugira ngo atajya avuga hari abantu mbishoye kuvuga ngo nepo kandi yaravango yatandukanye n'umugore nepo akavuga ati nepo na Theogene murafatanye mwese murafatanya cyase nje nitandukanyije nawe bw'abana afite umugore ibyo nyine mubwiye kuri uko ibintu bimeze ibyo biragenda afunze nibwo naje kumenya uko nguhawe na mukuru we twavuga n'uyu munsi agomba kuza kwihana niba ushaka Theogene afite umugore babana kandi akaba atabyemera agomba kuza kwihana kuko ibimenyetso uri kubitanga urabizi neza urabyizeye yego nibwo naje kumenya ibintu ukuri kandi ashaka kurongora kuzarongora asaba umugore nose Imana namuhereza umugore wa kandi natangiye kumenya rero muri iyo minsi mbimenye hanini byose mbimenye afunze abantu mutwumva mudukurikirana reka mbabwire ibyo bintu oya hagomba kwihana
akihana ibi impamvu mbivuze natihana kandi bazo kese oya ngice nemera nuko nemera yuko umwana w'ubugingo wese arihana iko itari ubugingo oyikomereze nimba ari umunyabugingo azihana ariko birababaje warugeze ahantu afungiwe neza nibwo natangiye kumenya ubu nabaye umunyamakuru kubaza niba mutarudute muze ejo mutavuga ngo ntabwo mwumvishe kumusaraba ikiganiro muze nibwo natangiye kumenya ukuri ku bintu uko kumeze nkubwiwe warande nkubwiwe na mukuru twavuga nawe nuko yansabye ambwiye ati nepo ntushyire kuri social media amakuru yose ushaka ndayagoye ko ntuyashyire kuri social media na sound yayanze sound yari mfite na nshatse nayishyiraho ko namanza kamusaba uburenganzira oye yini butabumubwiye nta burenganzira yampaye ntabwo ari ariko bose baramuzi ntabwo ari byo none ubushize tuzamusaba uburenganzira tuyizane abantu bari bamwe namusabye yuko abitekereza kugira ngo abantu namwe mukavuga ngo twibasiriye abantu tuzayizana so gusenya umuntu ariko ndagira mbwira abantu ngabo turagira ngo twerekane ukuri niki abantu bavuga ngo nifatanije nawe ntago nifatanije nawe ndi umukristo ngewe urakijije gukina umukristo ariko kandi nanakosa ariko nankose nakwihana ariko kuza ukavuga ngo umuntu akavuga ati runaka murifatanyije uko niwe yakoraga no kumusaba TV ko sinari muzi icyakwa namaze kumumenya ngakomeza ugeze mu rugo usanze y'inkweto uhasanze nibwo namusanze arabazi uyu muti ati ni mushiki wanjye waje hano agiye kwa muganga mu minota mike barahageze n'umwana ubwo namenye amakuru yane reka mbe nkati aho ngaho kati kandi makuru azabagurisha makuru tuzivuga ngombwa tuzavuga azaba ari sinshaka kwinjira mu buzima bw'umuntu wundi nibyo yambwiye kuko n'ubuzima personnel nyirubwite nabihakana nshaka kuvuga ni iki ngaho komeza cyo nshaka kuvuga ni iki ngiki umuntu ashobora kwiyoberanya ku wa mbere kwezi kwa mbere kwibanya kwa kabiri kwiyoberanya ariko nawe nanayimubwiye icyo gihe bwe nubwo bimeze gutya ngiye nguteze igishya ahari umwotsi haba hari umuriro guteze igishya ahari umwotsi haba hari umuriro abantu rero abantu bazi ko yitira ino cano manze babwiye kumbakure mu rujijo siye ubwo barabino icaho ijambo ry'Imana mukomeze mukurikire ijambo ry'Imana uwo mubona wabiyeretse mukamenya uwari we mukamenya imbuto ze zagaragaye maze iminsi mbaga ntigiye imbuto zitagani igihe imbuto zitaragera ku bintu biri kwangirika icyakora cyo bigirije bigasobanuka abasenga birashobora ko umuntu yakwihana abasenga mu musengere ariko bamwe bashobora no kubaza ati ko icyo atakiza ku musaraba TV nuko namenye amakuru yose hari n'abandi nzababwira mu minsi iri imbere ngiye gucukumbura cyane komeza ucukumbura ibibi niko bimeze abantu bafite ubuhamya buzima icyakora mbibwe no ku mugaragaro umuntu ufite hari abantu umvishe nabo nawe ndagushyiramo wihangana abantu umvishe dukoresha n'ikiganiro bagaca mu kigari bakaka abantu ituro batukishisha umusaraba TV bagabaka n'ibindi bintu bivugiye ku mugaragaro akibikora uzaforwardinga iyo message cyangwa unamumbwire ahita agenda dushaka abakozi b'Imana nyabakozi b'Imana bahamagawe n'Imana bavuga ijambo ry'Imana bakura abantu mu byaha batabashyira mu byaha je kitugenza hano yego tushaka kubwiza abantu ukuri kuzaba ariko kuzaba batura nanjye umuntu anyoreje Fiteroga ivuga ngo umusaraba niwo bendera twebwe abakije twemeye n'isoni zawo niwo dukiza yego nimba turi ku musaraba ugamije kudukiza ntago tugamije kubicisha umusaraba tugamije kubakirisha umusaraba apana gutsikamisha abo bantu rero bivuze kuvuga ko nabyumvishe babasanga gutyo mubazane mubatubwire mu gikari mirangiye irahari iri ku musaraba TV hegwa 8886985881 0788869858 mutubwire ibyo birura bive mu ntama niyanjye persone ntago ari ya Moses ariko tumenye inzira imeze gutya turi mu murongo wo kujyana abantu kuri Kristo ntago ari kubavana kuri Kristo bamaze bisavuga ngo utajya kuri kamera muri minsi ngiye kujya kuri kamera ko mfite akababaro ndagiye kuri no isura n'ubu urumva yuko yagiye yavuze cyane yagitwaye cyose ahubwo abo bantu rero bari kuza batukije izina ry'Imana mbamaganye ku mugaragaro dufatwe twuba ku bwami bw'Imana umuntu wese uri ku musaraba uhakurikirana ibiganiro ku musaraba ne paravuze ngo atanze ngo ahead umuntu kwaka ituro forwarding your message uyihereze nepo si ituro kujya nubishaka uzaremuha ariko umuntu kwaka ibiro n'ibindi numvishe ngo abantu bagenda akamusanga mu gikari mpamafoto wambaye ubusa mbivuge gukenda nabivuze mpamafoto wambaye ubusa hari wabimbwiye byamubayeho sinabivuze narakubwiye ifoto wambaye ubusa ukaka umuntu ifoto uri umukozi w'Imana babakuze uri kunyumva ibyo bintu reka mbuhure ibi ni umukozi w'Imana namwakire hano
yatse umukristo urumva reka mbuhure reka ariko mbamaganye ku mugaragaro sifatanyije nabo iyi ni cano mu izina rya Yesu Kristo amen nuwo batumye satani ndabamagananye bose ndongeraho akantu kuri uko kwamagana Imana igwereza umugisha njye ubwanjye narivugiye ngo dufite abantu hano abantu baza bakabwiriza bakavuga ubutumwa barangiza akagenda umwe akamarika akaguru undi akagira gute fotora igitsina cyawe undi akagira gute ibi bintu narabivuze ukaza ukarana n'umukobwa mukarana mu buriri ukaza ugahanwa kwicana ugatinyuka narabibabwiye ndababwira ngo ibyo bintu bireze hano kuri izi social media ndi mu bantu batigeze kuva na kera kandi n'abama bavuga ubutumwa bamwe na bamwe muri bamwe disi ibyo bintu nabyamaganye bikora n'agatsiko birangije birananirana n'ubu ngubu reka nongere mbabwire ivuga butumwa rikomatanyije n'ibyaha si ivuga butumwa nepo ntibakakubeshye twese dufite ejo hashize hatari heza ngurikira neza ariko ejo hashize hagomba guhinduka burundu apana ngo ejo hashize himuke haze kuba uyu munsi wa none urangurikira umuntu batazaza ngo kanaka ari muri ibi ngo nibyo ejo hagize gute none ejo hashizeho umuntu niba ari mu 2014 2024 akaba afite fotokopi y'ejo hashize hiwe uwo muntu yahindutse ibiki yahinduwe nande byagenze bite ni dodo bacuruza zikarabwa none izuba rikazikubita zikaraba ejo zabona imvura zikongera zikazuka ibyo bintu ubwo buzima bumeze bute ubuzima bw'umukristo no guhinduka kuri buri kintu cyari cyo cyose agahinduka yego niba atari ibyo rero abantu birinda udutwiko tw'abantu kandi uko gutwika kuyobowe mbona imbaraga z'abadayimoni n'abazimu kuruta imbaraga z'Imana mwakurikirana ijambo ry'Imana ngira ngo mbwire n'abantu badukurikiye ibintu byabaye akasamutwe noneho kambabwire wanga kumvira Imana ukazumvira nyabingi n'ibitegana n'iki byose n'abarangi buriya dufite ikibazo cy'abantu badasoma ijambo ry'Imana niba uri no mu kazi kakugoye isoma ijambo ry'Imana winginga Imana igufashe ukurikirana ijambo ry'Imana hari abakozi banyura hano batangaza ijambo ry'Imana reka nkubwira ndi makuru reka nyakubwira utaruzi nayo nyavuze mbere nabyo bitazagutungura hari abantu bava mu ntara unyumve message nazifite ngewe mbi Kigali hano naho ntuye niho mba ndakodesha amaze imyaka nyinshi reka nkubwire nepo agahanura ngo Imana yamutumye urangurikira ntago mvuze bose abari kubyo nabo barabiza bavayo nyine barabizi agashikiriza ubutumwa hano uwo nyiri ubutumwa kanda hari akaza kumuzamukira hari ikiganiro kimwe cyanyuze ahantu nashatse kuvuga bavuga umumama arabandi ko ngiye mpari ko nimero zanjye ziba zihari uwo muntu Imana yamutumyeho ninde amakuru yazi agiye gushakasha asanga ni mukase wamumutomyeho urangurikira amubwira byose arabizana bishyira ku mbuga nkoranyambaga gusa ntagaragera ku musaraba ariko twitondere ubuhanuzi mwitonde mu making sure ejo mutavunika sindwanya guhanura sindwanyije ubuhanuzi ariko hari ubuhanuzi bw'akasamutwe ubwo ngubwo nanjye ndabuhaze nanabihaze ibyo bintu naponda nihaguruke ngenda ndabihaze ibyo bintu nanjye yego turashoje ikiganiro cyacu nta bintu byinshi mvuga ntabwo meze neza ndumva babaye ihangane nabyonyine babaye mwizera Imana nagiraga abantu bizera Imana bicomore ku bahanuzi bamucomoke ku bahanuzi mwizera Imana cyakoze ubuhanuzi buzaza ari ukuri uzabwakira ubutazaza ari ukuri uzabwirinde kuko ubuhanuzi bwose ugomba kugundura ibyiza ibi bukagira gute ukabyihorera kandi amaherezo uhanura n'uhanurirwa tuzabimenya inbox eko nyafitara iyi telefone nanjye reka ngifate neza bataza kuyiteze inkuba cyangwa niki hano urakoze cyane Moses urakoze cyane ndazakoreza amafoto y'abantu bajya bagira n'iki byose yego urakoze cyane Imana igumuke ku kiganiro cyiza tugiranye cyo twabwiraga abantu nongere birinde ariko kindi kandi yica n'umusaraba ntago yica no gutwikiraho babyumve neza n'uwabiteganyaga uzi ko atari umukozi w'Imana nashaka gumaho ari abantu baraje mu minsi mike azagaragara bica amazina y'abantu baraharabika mu minsi mike tutamubona
murakoze cyane, turabashimiye mwese mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Umusaraba niwo bendera ryacu twebwe abakijijwe, twemeye n'isoni zawo, ariko kandi niwe uturengera. Imana rero ibaho umugisha mwese mu iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Icyo twagenderaga no kugira ngo tubwire abantu ukuri, hatazajya n'uvuga ngo twifatanyije n'inkozi z'ibibi. Ntabwo twifatanyije n'inkozi z'ibibi. Reka ikiganiro cyacu tugisubikire hano, cyane ko bwanije, ariko tuzasuka ko duhagurukiye kurwanya ubwami bwose bwarwanya ubw'Imana. Yego, no kubukubita hasi. Yego, mu byo twaganiye byose, nimba hari icyo wakongeraho, tugira ngo tuguhe umwanya ucyongereho, nurangiza noneho use gutanga nimero za telefone, no kuvuza kuguhamagara guhamagare muri dusengera Imana uko twatangije. Nabwira yuko abantu mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ibi byose biri kurebwa ni ibihe birushya kandi bikakaye, ariko abanyabwenge bagomba kwisha mu bwami bw'Imana, bagatumbira Imana, bagatumbira Yesu wenyine gusa niwe gisubizo. Nta kindi nakongeraho gisumbije kubwira abantu ngo bakomeze bagirire Imana icyizere, bizere Imana gusa yonyine, naho ibindi byo babishyira ku ruhande. Ibyo bintu bizabafasha kutababara, kudakomereka, kandi bagakomeza bagatera imbere mu buryo bw'umwuka. Imana ibahereza umugisha. Dusengera Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri igitangaza. Abantu na buri muntu wese udukurikiye kuri izi kamera, uhagararane nabo, ubarinde kandi ubarwanirire. Urakoze kuri Imana yera, mu izina rya Yesu, amen.